Shalom shalom, amahoro y'Imana nabane namwe abadukurikiye aho muherereye hose. Reka dutangire tunejejwe n'Imana mu mutima yacu ko tugifite inzira zigana i Siyoni, kandi turashimira abantu bose mudukurikira, niyo mpamvu duhora tuboneka kenshi imbere yanyu. Reka dutangire dusenga Imana twumve icyo Umwuka ari kutubwira. Turagushimiye Kristo, uri umunyembaraga, urakomeye cyane, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, uri Imana isezeranya warangiza ugasohoza. Mbere yawe niho turi, ijambo rirambwira ngo abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Reka utuyobore muri iyi minsi ikomeye, reka utuyobore muri iyi minsi buri wese akeneye guhembuka, reka uhembure buri wese kandi umugirire neza, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen. Mfite amatsiko mu mutima wanjye yo kugera mu ijuru, kuki se Yesu atinze kugaruka, ko numva mukumbuye. Mfite amatsiko mu mutima wanjye yo kugera mu ijuru, kuki se Yesu atinze kugaruka, ko numva mukumbuye. N'Umwuka wera wabimishuriye, kw'igihe kimwe azanumbagiza, gasanganira umwami wanjye Yesu amanutse mu bicu. N'Umwuka wera wabimishuriye, kw'igihe kimwe azanumbagiza, gasanganira umwami wanjye Yesu amanutse mu bicu. Mana yo mw'ijuru niyo yampaye Umwuka wayo wera, niyo mababa mwumva mbaratira, azangeza mw'ijuru. Mana yo mw'ijuru niyo yampaye Umwuka wayo wera, niyo mababa mwumva mbaratira, azangeza mw'ijuru. N'Umwuka wera wabimishuriye, kw'igihe kimwe azanumbagiza, gasanganira umwami wanjye Yesu amanutse mu bicu. Kuba ngezeyo n'amahoro masa n'umunezero mwinshi, nta ntambara zibayo nk'izo mw'isi, ituze riraganje. Kuba ngezeyo n'amahoro masa n'umunezero mwinshi, nta ntambara zibayo nk'izo mw'isi, ituze riraganje. N'Umwuka wera wabimishuriye, kw'igihe kimwe azanumbagiza, gasanganira umwami wanjye Yesu amanutse mu gicu. N'Umwuka wera wabimishuriye, kw'igihe kimwe azanumbagizayo, gasanganira umwami wanjye Yesu amanutse mu bicu. N'Umwuka wera wabimishuriye,
kw'igihe kimwe zantumbagiza gasanganira umwami wanjye Yesu amanutse mu bicu n'umwuka wera. Reka dusomerera n'ijambo ry'Imana, ariko intego mfite iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Reka dusome mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22, haranditse ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukugwa neza, kwirinda. Ibimeze bityo ni amategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere n'irari ryabyo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirana amahari. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo ariko rero noneho imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ukwishima, ni ukwihangana, ni ukugira neza. Haleluya. Muri iyi minsi ndagira ngo mbwire abantu bose bankurikiye ko umwuka wera ibintu biwuranga ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, kugira neza, kandi tukamenya yuko hari ahantu twavuye. Aho hantu twavuye tugomba kuvayo wese. Haleluya. Ahantu umwuka wera ari ntabwo habaye intambara nk'izo mu isi, niko tumaze kuririmba. Ahantu umwuka wera ari ntabwo habaye ibibazo ngo umuntu yigungagumeyo. Ahantu umwuka wera ari ajya tuganiriza tugeze kure tukagaruka, tukongera tugatuza. Ahantu umwuka wera ari hahora hari ubugwaneza. Ahantu umwuka wera ari ntabwo hahora intambara, ntabwo hahora ibibazo, ntabwo hahora urwangano, ntabwo hahora kurwanirana, ntabwo hahora amagambo asharira, ntabwo hahora ibibazo. Ndagira ngo umuntu wese udukurikiye amenye yuko hari ahantu yavuye n'aho ari. Haleluya. Jambo riratubwiye ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Turasomye ngo nuko izo mbuto rero umuntu uzifite yumve ko akwiye kuyoborwa n'umwuka wera. Abantu muri iyi minsi umwuka wera ntabwo bakiwukumbura, ariko ndagira ngo uwukumbure kuyoborwa naho niwe uzagushoboza muri iyi minsi ikomeye, muri iyi minsi uruhije umugenzi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nari mbabwiye ngo muyoborwe n'umwuka wera, nari mbabwiye ngo buri wese ave mu byarimo. Nari mbabwiye ngo Daniel yayobowe n'umwuka wera, Saduraka, Meshake na Abedenego baravuga ngo naho yadukiza nawe itadukiza ntabwo tuzapfukamira Bayali. Ntibivuze ngo umuntu agende uko yiboneye kubera yenda igihe agezemo, ahubwo tuyoborwe n'umwuka wera. Icyo umwuka wera akubwira gukora ari cyo ukora, kandi Imana ibidufashemo ndetse inadushyigikire. Imana itugirire neza kandi twiyereke mu izina ryawe Yesu Kristo dushoboze. Turagushimiye Mana kuko uri umukozi w'umuhanga. Ntitwashobora kuyoborwa n'umwuka wera tutabigusabye. Hari iminsi turimo itabitwemerera, ariko turaguhamagaye kugira ngo umuntu wese udukurikiye, yaba ari mu Rwanda, yaba ari hanze, yaba ari kasikasi n'ikusi, umuye kuyoborwa n'umwuka wera. Haleluya. Ahari hose tepo fayigere, umuye kuyoborwa n'umwuka wera, kandi umwuka wera agira ibyo ahindura, kandi umwuka wera agira n'ibyo yubaka, kandi umwuka wera agira n'ibyo arema byemere. Urakoze, urakarama Mana. Turagutegereje, turagushaka, tugushimiye kuri twe, kandi tugushimiye ko amaso yawe aturiho. Fasha umugabo udukurikiye ayoborwe n'umwuka wera, mumama udukurikiye ayoborwe n'umwuka wera, musore n'umukobwa ayoborwe n'umwuka wera, bana bato ayoborwe n'umwuka wera, buri wese ahari mu kiciro cy'umuyobozi umwuka wera. Urakoze, urakarama, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen.